Yesu nashimwe bene data. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, ibice 26 n'umurongo wa 2. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye muri Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Abisiraheli baragiye bava muri Egiputa berekeza i Kanani, ariko bene data bose ntago basohoyeyo kubera ko imitima yabo yagiye isubira inyuma. Imana yacu ntirobanura ku butoni, yafashe intore ziyubaha iba ari ziraga gakondo, irazijyana izigeza i Kanani. Uyu munsi rero mwene data reka nkubwire, Imana yacu ntabwo ijya irobanura ku butoni, ntabwo yita ku cyubahiro umuntu yaba afite, ahubwo byose ibikora nk'Imana. Imana yacu rero ntabwo ihongerwa, Imana yacu ntabwo yakira ibiguzi, ahubwo ireba mu mutima w'umuntu. Uyu munsi reka nkubwire ngo Imana yarebye intore ziyubaha iba ari ziraga gakondo, ziragenda zigera mu gihugu cya Kanani. Abandi baguye muri Egiputa, ni ukuvuga ko bose batigeze bagera i Kanani kubera ko imitima yabo bamwe yasubiye inyuma. Imana rero uyu munsi iri kurobanura abayubaha ikabagirira neza. Uyu munsi rero intore zubaha Imana iri kugenda izishyiraho ikimenyetso, iri kugenda izigirira neza. Imana yacu ntirobanura, kandi uyu munsi ireba mu mutima. Icyubahiro kizahora ari icyayo, kandi Imana ntireba nk'uko abantu bo bareba, ahubwo yo ibizi imitekerereze y'umuntu. Uyu munsi uko witwara niko kuzatuma Imana ikugirira neza. Ibihe byahise ntibigukange, cyangwa se ibihe byahise ngo bigutere ubwoba, ahubwo Imana yacu uyu munsi iri kureba mu mutima wawe uko hameze. Rero reka nkubwire ngo bitubere isomo, kuko Abisiraheli bose bahagurutse bajya i Kanani bava muri Egiputa bumva bameze neza, ariko bose ntabwo basohoyeyo. Ibyo rero bikubera akabarore, bikwigishe, kubera ko abantu bose uko basenga, uko bari mu madini, uko bari mu matorero, ntabwo ariko bose imitima yabo iri kujya i Kanani, ahubwo hari bamwe basubijwe inyuma n'imitima yabo, cyangwa se n'ibyo bari batunze, ahubwo imitima yabo ireba inyuma, bituma batabasha kugera i Kanani. Uyu munsi rero twige kwiyitaho, twige kwitekerezaho, twige kumva ko Imana yacu ishobora kutugirira neza mu gihe imitima yacu icishijwe bugufi. Rero uzaragwa gakondo, umutima wawe nudasubira inyuma, kandi nusubira inyuma uzagwa mu nzira, ntabwo uzagerayo. Hari abantu bamwe bitwaza icyubahiro bafite, hari abitwaza ubuhanga bafite, ariko reka mbabwire ngo ibyo byose Imana ntabwo ibirebaho. Ni ukuvuga ngo Imana uyu munsi abayitaye bose, abatari kuyubaha uyu munsi bafite ibibazo, kubera ko amaso yabo nasubira inyuma bakareba iby'inyuma bahozemo kera bakiri mu mwijima, n'ubundi Imana yacu izabahana, bazagwa mu nzira, ntabwo bazasohora mu gihugu cy'isezerano. Uyu munsi rero hanga amaso kuri Yesu. Uyu munsi isi igenda yamamaza abantu, ariko reka mbabwire ko mu mitima yacu, cyangwa se mu mutima wawe, Imana niho ireba gusa. Amadini uyu munsi yabaye menshi, ndetse n'amatorero uyu munsi ni menshi, ariko abayoboke b'ayo madini n'amatorero bose ntabwo ariko bari mu rugendo rumwe, kubera ko harimo bamwe basubira inyuma, harimo bamwe bakora ibyo bishakiye. Rero Imana twebwe itugirire neza, kubera ko uko amadini angana ntabwo ari cyo Imana irebaho, ahubwo Imana ireba mu mitima y'abayubaha. Amadini rero ntagushuke, idini waba ubarizwamo ryose, ntiwibeshye ku idini, ntiwibeshye ku itorero, kubera ko Imana yo ireba mu mutima wawe. Rero amadini menshi ntago asobanuye ko abantu bameze neza mu mitima yabo, ahubwo bamwe bashobora kuyabamo, kandi imitima yabo yarayobye. Rero si bose bameze neza muri ayo madini, niyo mpamvu udakwiriye gushukwa n'idini cyangwa itorero. Intore ni nkeya, abubaha Imana ni bakeya,
Wakwibaza ngo mbese ko amadini n'amatorero byagwiriye ku isi, intore zo ni zingahe? Uyu munsi reka mvuge ngo intore ni nkeya, kubera ko ibizira bigenda bibera ku isi, ibyinshi bibaho, kandi buri wese afite idini abarizwamo. Twisuzume twese uyu munsi, kandi twihane ducishwe bugufi imbere y'Imana. Imana izaduha imbabazi, ntitwishuke rwose, ngo twirengagize agakiza twahawe n'Imana. Kandi nihabaho kwishuka, reka mbabwire ko tuzarira nyuma. Hazabaho kurira, hazabaho kuboroga, ku bantu bose bazaba batarumviye Imana, cyangwa se ngo bumve imiburo bari kuburirwa uyu munsi wa none. Irinde rero utazarira nyuma, kandi niwibeshya rwose kurira ko kuzabaho, kandi ntabwo kuzatinda. Kurikira inzira y'ukuri, inzira yo gukorera Imana. Niwihana, Imana izakugirira neza. Nturebe ku idini iryo ari ryo ryose waba ubarizwamo, ahubwo urebe mu mutima wawe, ucishwe bugufi. Idini ntabwo ari ryo rizagukiza, kandi Imana yacu ntabwo ireba iryo dini, ahubwo ireba umutima wawe. Ireba umutima wicishije bugufi, kandi Yesu niwe nzira. Yesu niwe nzira izakugeza ku bugingo. Yesu azakuyobora, kandi azaguha umutima ucishijwe bugufi. Rero shaka ubugingo, kandi wiringire Yesu, rwose uzagira amahoro. Mwene data, rero reka nkubwire ngo uyu munsi reka Imana ikubere umuyobozi, kandi utegereze Uwiteka, wumva ijwi rye, kandi uzatura aho Uwiteka azagushyira. Imana rero itugirire neza. Imana yatubwiye ko izaduha ubugingo nituyikorera. Uyu munsi rero haranira nawe kubona ubugingo buhoraho, kandi ndabizi ko Imana itahemukira abayubaha. Uyu munsi umubare nyamwinshi usanga wibanda ku madini n'amatorero, ugasanga buri wese ari kuvuga ngo mfite aderese, mba mu itorero n'iri, nkoramo iyi mirimo se, cyangwa se mbaha n'aha, mu buryo bwo gukorera Imana. Ariko reka mbabwire ngo abantu benshi bagiye barimbuka kandi bafite amatorero babarizwamo. Rero uyu munsi icyo Imana ishaka ni umutima uhindutse, icyo Imana ishaka ni umutima ucishijwe bugufi mu maso yayo. Kubera ko umutima wose udahindutse, ukitwaza idini n'itorero, cyangwa se n'amatitire waba ufite yose mu idini no mu itorero, ibyo ngibyo ntago ari byo Imana irebaho. Icya mbere Imana ireba ni umutima uhindutse, ni umutima wihannye, ubundi ibindi byose bikaza nyuma. Mwene data, muvandimwe, rero umvira Imana uyu munsi, umvira ijwi rya Yesu, kandi uharanire kumva ijambo ry'Imana, uharanire kubana nanjye, uharanire kugira umutima uhindutse. Ndabizi ko Imana izakugirira neza, kandi Imana izadufasha, tuzagera mu bwami bwo mu ijuru tudatsinzwe n'urubanza. Uyu munsi nagira ngo nkubaze ngo intore ni zingahe zubaha Imana? Kubona amadini yagwiriye ahantu hose, wakwiha igisubizo rero, intore ni nkeya, kubera ko abantu benshi baba muri ayo madini n'amatorero, bamwe usanga bakoreramo ibizira, ndetse abandi bagakora ibyo bishakiye. Imana rero itugirire neza, Imana iduhane umugisha. Ndabakunda, amahoro niyo mbifurije. Shalom, shalom.